Hagize umuntu ukubwira inkuru y'uko ari muri gikamyo gipima toni 7 gikandagiye, watekereza ko umuntu apfuye urupfu rubi. Gusa ahise akubwira yuko uwo muntu gikandagije amapine yacyo ntacyo abaye, watangara nta nubwo wabyizera. Gusa umaze kumva iyi nkuru neza, ushaka kubyizera mu buryo bumwe. Mu mwaka w'1951 nibwo William Arby yavumbuye ubwoko bw'amapine bugabanya uburemere bw'ikinyabiziga ku rwego rusobanurwa n'abahanga mu isomo ry'ubugenge gusa. Ariko se iki gitekerezo yagikuye he cyangwa se yabigeze hate? Iki kiganiro ni isoko y'ubuvumbuzi, naho ngiye kibagezaho. Nitwa Nsengiyumva Olivier, bahaye ikaze. Mu mwaka w'1935 ubwo William Hamilton Arby yari umwarimu mu gace gatandukanye inyanja Pacifique ni Arctic kitwa Bering Strait ko muri Alaska, yakoze urugendo rwamugejeje ku buvumbuzi butazasibangana mu gitabo cy'uduhigo tw'isi. Ubwo yarimo aroba amafi aho yari yatembereye, yitegereje ukuntu itsinda ry'abarobyi bo mu bwoko bwitwa Eskimo ryakuraga ubwato bwari butwaye toni enye z'imizigo mu mazi, ribunyuza mu nkombe yuzuye ibyondo aho ryabuganishaga ku butaka bwumutse. Ryifashishije ibikapu byuzuye umwuka, ryagendaga rikuruzaho ubwo bwato bukabasha kunyura muri ibyo byondo bwikoreye toni enye z'imizigo. Mu kwitegereza ukuntu abarobyi bakuye ubwato mu mazi babunyujije ku nkombe yari yuzuye ibyondo, bakabuzamura bakabugeza ku butaka, byatumye William Arby adatahana amafi yari yaje kuroba gusa, ahubwo yanahavanye ubumenyi budasanzwe bitamusabye kwishyura amafaranga y'ishuri. Mu mwaka w'1951 William Arby yatangiye gukora ibikapu bijyamo umwuka mu buryo bugezweho, agendeye ku buhanga bw'ibikapu bya babarobyi bo mu bwoko bwa Eskimo bakoraga. Maze ubundi muri uwo mwaka akora amapine yari akozwe mu budodo bwa nilo buvanze na kauchu. Ayo mapine yabashaga guhombana mu buryo bworoshye, ari nabyo byoroshyaga pressure, gusa atabasha kubyimba mu gihe hahazwe. Nyuma yo kugisha inama inshuro nyinshi z'uburyo yakora amapine yifuza neza, kampani ikora amapine yitwa Goodyear Tire and Rubber Company yemeye gukora amapine mu buryo William Arby yashakaga. Inyota yo kugera ku ntego ye niyashiriye aho, kuko nyuma yo gukorerwa amapine mu buryo yifuzaga, na kampani yitwa Goodyear Tire and Rubber Company yashinze kampani yikora amapine agabanya pressure y'ikinyabiziga. Iyo kampani yayise Arby Oregon Company. Nyuma yaho, binyuze mu bufasha bw'igisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, William Arby yamuritse ku mugaragaro imodoka iri mu bwoko bwa Jeep, igikamyo cyitwa Rio Truck n'igare ry'ifarasi, byose byari bifite amapine mu bwoko bwa Arby Oregon nk'uko yayise. Aya mapine yakorwaga n'uruganda rwa William Hamilton Arby yise Arby Oregon. Yari afite umwihariko wo kugabanya pressure y'ikinyabiziga ariho. Yabaga ari amapine manini cyane kandi afite ubushobozi bwo guhombana, bwatumaga ikinyabiziga yabaga ariho kibasha kunyura ahantu hose horoshye cyane, mu isayo, mu byondo n'ahandi bindi binyabiziga bifite ubwoko bw'amapine bundi busanzwe bitabasha kunyura. Nimvuga ubushobozi bwo kugabanya pressure, wumva ubushobozi bwo gusandaza uburemere bw'ikintu ku buso bunini, butuma ubutaka n'iki kinyabiziga gifite bene amapine gitsikamiye bitsikamirwa gake cyane gashoboka. Ni nko kugabanya ibiro. Kugira ngo tubyumve neza, reka tuvuge ko ari nko gukura igiti gipima ibiro 300 ku bitugu by'umuntu umwe ukabishyira ku bitugu by'abantu 600. Mu gihe umuntu umwe wakikorera icyo giti ari wenyine, yatsikamirwa n'ibiro 300. Buri muntu mu bantu 600 bakikorera iki giti, buri umwe wese nibura yakikorera inusu. Ubu bushobozi nibwo butuma igikamyo nk'iki gipima toni 7 z'uburemere kinyura ku muntu utambaye ibyuma, akumva ari nka massage ikoranwa imbaraga gusa akorewe, kubera ko guhombana kwa mapine bihita bisandaza uburemere bw'igikamyo ku butaka, maze ubundi uburemere buke bwacyo bukaba ari bwo bujya ku muntu cyangwa se ku kintu igikamyo gifite bene aya mapine ya Arby Oregon kinyuze hejuru. Abanyemaji benshi bashobora kuba ari abahanga mu isomo ry'ubugenge. Aya mashusho yagaragaje William Hamilton Arby munsi y'iki gikamyo cyapimaga toni 7 z'uburemere. Utarasobanukirwa ubugenge bwakorewe ku mapine yacyo, wagira ngo ni maje zakozwe. Kubera amapine akozwe atya, iki gikamyo gipima toni 7 z'uburemere cyanyura mu isayo ivatiri nto ifite amapine asanzwe hitanyuramo. William Hamilton Arby ni umwe mu bavumbuzi badasanzwe iyi si yigeze kugira. Gusa ikibabaje ni uko mu mwaka w'1960 umushinga wo gukora aya mapine adasanzwe waguye mu gihombo, bikarangira agurishije ibikoresho byose yifashishaga kuri John G. Harland, wahise ahindura izina rya kampani ayita Oregon Corporation mu cyimbo cy'izina yari isanganwe ya Oregon Arby.
Kugeza ubu ikirangantego cy'iyi kampani gifitwe na kampani yo muri Texas yitwa National Oilwell Varco cyangwa se NOV. Iyi ikaba ari kampani igemura ibikoresho byifashishwa mu bucukuzi bw'amavuta acanwa na gaze hirya no hino ku isi, muri kampani zikora ubucukuzi bw'ibi tumaze kuvuga, amavuta acanwa na gaze. Iyi kampani yitwa National Oilwell Varco iracyakora ibinyabiziga bifite amapine ya Oregon. Abakiriya bayo bakomeye ni kampani zikora ibijyanye n'ubucukuzi bw'amavuta acanwa mu majyaruguru ya Alaska. Bimwe mu bikoresho by'ingenzi kampani ya National Oilwell Varco igurisha mu gace gacukurwamo amavuta acanwa na gaze kitwa Pradue Bay ko mu majyaruguru ya Alaska, harimo n'ibinyabiziga bifite amapine yo mu bwoko bwa Oregon. Ibinyabiziga bifite amapine yo mu bwoko bwa Oregon bigira akamaro gakomeye cyane mu kubungabunga iki kirombe cyitwa Pradue Bay cy'amavuta na gaze. Aka gace iki kirombe giherereyemo kangana nk'ikibuga cya ruhago, kose uko kakabaye gashasheho urubura rukunze gutuma gahora kirema nk'ibiyaga n'ibyuzi kubera yuko ubushyuhe iyo buje muri aka gace aho urubura rushongera n'ahandi hana amazi yarwo ajya uretse gukomeza kureka aho ngaho. Birumvikana ubunyerere buba ari bwinshi n'isayo muri aka gace. Nta bindi binyabiziga bishobora kugendera hejuru y'iryo sayo usibye ikinyabiziga gifite amapine yo mu bwoko bwa Oregon. Twabonye yuko abasha guca mu byondo no mu isayo n'ahandi ibindi binyabiziga bifite ubundi bwoko bw'amapine busanzwe bitabasha kunyura. Nguko William Hamilton yagiye mu butembere bwamuganishije ku buvumbuzi. Kwiga ntibisaba kwicara ahantu abantu bise ku ishuri gusa, kuko ahantu hose wahakura amasomo yazagira isi yose akamaro mu gihe kizaza. Reka dushimire William Hamilton RB wavumbuye bene ubu bwoko bw'amapine budasanzwe. Mbonero no gushimira mwe mwese mwabashije kugumana natwe muri iki kiganiro kugeza ku musozo wacyo. Iki kiganiro kitwa Isoko y'Ubuvumbuzi, naho ngiye ukibagezaho nitwa Nsengiyumva Olivier. Ndabashimira, reka tuzakomeze ubutaha.